Kuri uyu munsi tugiye kuvuga ku umwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bazwi cyane ku isi. Uwo nguwo nta wundi ni Ishowspeed. Nyuma yo kuzenguruka ibice byinshi by'isi, yafashe icyemezo cyo gusura umugabane wa Afurika, urugendo rwakurikiwe n'abantu babarirwa muri za miliyoni. Ese niki cyamuzanye muri Afurika? Yakiriwe ate? Ni ibihe bihugu yasuye? Kandi ni ayahe masomo twakura kuri urugendo? Nimukomeze mukande subscribe. Tugiye kubanza tureberehe amwe mu mateka y'uyu mugabo cyangwa se y'uyu musore witwa Ishowspeed. Mbere yo kuvuga ku rugendo rwe rero, reka tukwibutse ko Ishowspeed amazina ye nyakuri ari Darren Jackson Watkins Jr. Akaba yaravukiye muri leta ya Ohio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 21 Mutarama 2005. Yamamaye kubera live stream z'imikino, urwenya n'uburyo agaragaza amarangamutima menshi. Mu myaka mike gusa yabaye umwe mu bantu bakurikirwa cyane kuri YouTube. Mu mashusho ye, Ishowspeed yakunze kuvuga ko yifuza gusura imigabane yose no guhura n'abafana be. Kubera ko yari afite abafana benshi muri Afurika, yafashe icyemezo cyo kuhagirira urugendo no gukora live stream agaragaza ubuzima n'umuco byaho. Mu bihugu yasuye, abantu benshi bamwakiraga ku kibuga cy'indege no mu mihanda. Hari imbaga z'abafana yabaga ari nyinshi cyane ku buryo abashinzwe umutekano babaga bagomba kumurinda kugira ngo urugendo rukomeze neza. Ibi byerekana uburyo yari amaze kwamamara no hanze ya Amerika. Muri Afurika, Ishowspeed yahuye n'abahanzi, abakina umupira w'amaguru n'abatunganya ibirimo konti cyangwa se abazwi nk'aba content creator. Yaganiye nabo, akorana nabo amashusho ndetse amenyekanisha impano zabo ku bafana be bo hirya no hino ku isi. Mu rugendo rwe yagerageje ibintu bitandukanye biranga Afurika, aho harimo nk'amafunguro gakondo, imbyino z'umuco, imikino yo mu mihanda, isoko n'ubuzima bwa buri munsi. Yagaragaje ko yishimiye kwakirwa neza no kwiga byinshi ku muco ya Afurika. Gusa hari ibintu bimwe byamutunguye ubwo yageraga ku mugabane wa Afurika. Muri ibyo bintu harimo urugwiro rw'abaturage, uburyo abafana be bamumenyaga, umuziki n'imbyino zo muri Afurika, impano z'abasore n'inkumi bahuye. Yakunze kuvuga ko yari amaze kubona ko Afurika ifite byinshi byiza kuruta uko abantu bamwe babitekereza. Gusa ngo hari bimwe mu byamugoye. Nubwo urugendo rwari rwiza, hari imbogamizi. Rimwe na rimwe ngo imbaga z'abafana yabaga ari nyinshi cyane, bikamugora kugenda no gukora live stream. Hari ibibazo by'urusobe rwa internet cyangwa se urusaku rwabaga rwinjira muri live stream cyangwa se internet yo muri Afurika ngo yagendaga icikagurika. Ibyo nabyo ngo biri mu bintu byatumye abasha kugorwa cyangwa se ngo biri mu bintu byamugoye. Urugendo rwe rwa Afurika rwatumye abantu benshi bamumenya kurushaho. Live stream ze zabonye abantu benshi bazireba kandi abafana be barushagaho kwiyongera. Abasesenguzi bavuga ko urugendo rwafashije no kwerekana isi yose isura nziza ya Afurika binyuze mu maso y'umuntu ukurikiranwa na za miliyoni ariwe Ishowspeed. Hari amasomo menshi abantu benshi ngo bagiye bamwigiraho, hariho kubaha imico y'abandi. Ishowspeed yagerageje kwiga no kubaha imico y'ibihugu yasuye, harimo ngo nko gusohoka ukiga. Ibyo nabyo ngo ni bimwe mu abantu bo ku isi bakwiye kwiga. Urugendo rufasha umuntu kwagura ubumenyi no gusobanukirwa isi. Ndetse ikindi ngo abantu bagomba kwiga ku rugendo rwa Ishowspeed ni ukubaka umubano n'abafana. Yafashe umwanya wo guhura n'abamushyigikiraga aho kubarebera kure. Ikindi ngo ni ugukoresha imbuga nkoranyambaga neza. Yerekana ko live stream ishobora kuba uburyo bwo guhuza abantu bo hirya no hino ku isi. Naho abahanga mu itumanaho bavuga ko gukora imirimo uhereye ahantu hatandukanye no kubaha umuco waho wasuye bifasha kubaka icyizere n'abafana. Banavuga ko abantu bafite ababakurikira benshi bagomba kwitondera amagambo n'ibikorwa byabo ko bigira ingaruka ku bantu benshi bazabareba. Nubwo akiri muto, Ishowspeed akomeje kwagura ibikorwa bye. Gusa abasesenguzi batekereza ko ashobora gukomeza gukorera live stream mu bindi bihugu, gukorana n'ibyamamare byinshi no guteza imbere ibikorwa bye by'ubucuruzi. Ariko nk'undi wese ukorera ku mbuga nkoranyambaga, bizamusaba gukomeza guhanga udushya no kubungabunga izina rye. Mu gusoza, urugendo rwa Ishowspeed muri Afurika rwabaye ikiyo bwiza bugiye butandukanye.